Ndamuzi uramuvuze numva muzi yego ahubwo kubera ko nsengera abantu ntago namwibukaga neza ntabwo ko wasengeye benshi ariko none se uribuka icyo wabaramuhanuriye yewe ko ari byinshi Imana uko yagiye ibinkoreshamo n'ubundi ko ariko nagiye mbimubwira ubwo rero ari gutanga ubuhamya rwose ngombwa ngo ubivuge we n'umugabo wo kubihamya niwe waduhuje kuko wamuhanuriye bigasohora yego nuzi n'ubundi bwatangiye ndi kugenda n'ubundi mbonana n'abantu baza gusenga tugasenga Imana ikankoresha nkagenda rero n'ubundi mpanura iby'Imana integetse nta muntu wari waza kumbwira ngo mbese biriya ko byatinze warabimpanura ntawe Imana igenda ikomeza kubisohoza ibisohoza bigenza neza twagiranye ibihe byiza iki kiganiro tukigikora twabanje gufata umwanya wo gusenga nasanze hari abandi bantu benshi baje kugira ngo mufatanye gusenga yaba rero utarimo neza ntabwo baza ndabyumva ntabwo baza kandi nanjye nabibonye rwose Imana igukomereze amaboko reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde kafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwo bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha nanjye nabasezeranije yuko nta mpamvu yo kubicisha irungu uyu munsi navuye mu karere ka Musanze niho ntuye naje aha ngaha iyi misozi mubona niyo mu karere ka Gicumbi ni mu murenge wa Byumba niho naje kureba umukozi w'Imana umupapa Imana yagiriye neza imuha impano ntabwo twe dusanzwe tuziranye ahubwo kwa kundi Imana igihuza abatari kuzamenyana kubera amaraso ya Yesu n'umuntu wampamagara ambye ati Concorde usanzwe ukorana ibiganiro n'abahanuzi ariko hari umuhanuzi wampanuriye birasohora nifuza yuko nawe yaza mugakorana ikiganiro impano imurimo ibyo yampanuriye byasohoye n'abandi bazamubona bakamuhamagara kugira ngo impano ye bamugireho umugisha nicyo cyanzanye rero naje gusura nitwibaza Jean Claude hano mpagaze ni hafi yiwe ubu mukanya ngiye kugenda tuganire reka ngusabe utangire ikiganiro kandi unakirangize Imana ibahe umugisha ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene yego bakunzi ba Concorde TV show nkuko nababwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana namugezeho n'ukuri nsanze ari amahoro ameza neza muri karavate nziza costume nziza rwose nk'umukozi w'Imana abakozi b'Imana bagomba kwiyubaha reka musabe abasuhuze ubundi anatwibwire amazina ye ni umugabo ukuze ntabwo ari ngombwa ngo abari nge umuvuga karibu umukozi w'Imana utubwire amazina yawe udusuze unatubwira amazina ufashe mikoro murakoze ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen amazina yanjye nitwa Twibaze Jean Claude ndi umugabo ufite umudamu umwe n'abana 5 yego hamwe n'ibyo rero nanjye
nejejwe nuko muje kudusuhuza. Yego twibaze Jean Claude, hano waduhaye ikaze iwawe mu rugo, niho turi gukorera ikiganiro, natwe tuguhaye ikaze kuri Concorde TV show, niko iyi televiziyo yacu yitwa, tunyuzaho ijambo ry'Imana. Nibwo bwa mbere waza kwiba ibyuma? Nibwo bwa mbere. Nibwo bwa mbere. Ufite ubwoba? Oya. Nta mugabo wagira ubwoba pe, ntabwo wagira ubwoba. Tuba dukomeye. Yego pe, wanagira ubwoba ariko njye nteye ubwoba. Kubona ari ubwoba nteye se? Ndi kubona nta bwoba rwose, uri umuntu usanzwe rwose. Yego twibutsa adresse neza, njye icyonzi nuko navuye mu karere ka Musanze nje hano mu karere ka Gicumbi, ariko umurenge ntabwo nzi niba ari uwa Byumba, akagari, umudugudu n'isibo n'agace, muri make hano iwawe umuntu utahazi ku buryo yaturuka i Kigali, yaturuka i Musanze nk'uko nanjye naje, akakugeraho atayobye nk'uko nanjye ntayobye. Iwacu hano n'ubundi ni mu karere n'ubundi ka Gicumbi, ni umurenge wa Byumba, akagari ni Akamurama, ni umudugudu wa Rurambi. Rero nta mayobera ahari, hari umuhanda uturutse Ibyumba neza, n'ubundi hariya kuri gare ukamanuka ukabasha kubaza ngo ahantu n'ubundi ugomba kugera kwa Claude nihe. Yego bita santere bita Rukereza. Mu gasantere ka Rurambi. Yego njye nagize ngo ni Rukereza. Rukereza iri haraguru. Iri ruguru n'abanyaga umudugudu wa Rukereza uri ruguru. Yego. Ni Rurambi. Yego ukishyura 2500 kuri moto uvuye muri gare ya Gicumbi. Reka tutaza kuvuga yacu tukibagira kwiragiza Imana, reka wanze usenge kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Nagiraga ngo n'ubundi dukomeze dutangirane. Yego. Munzi dusenga Imana, dukomeze n'umurimo w'Imana. Yego. Reka dusenge. Mana yacu nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, ujya ukora ukabigaragaza. Turagushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kutwemereramo kugira ngo Uwiteka Imana dukore umurimo wawe. Natwe tunejejwe nuko ujya udutekerezaho, niyo mpamvu dusenze kugira ngo hagaragare imbaraga zawe, hagaragare gukora kwawe, Mwuka wawe wera abashe kudufasha mu ijambo ryawe muri uyu murimo, kugira ngo buri wese abashe kurushaho kumva neza icyo ushaka kuri we. Imana Data wa twese, Umwuka wawe wera nabe kuri buri muntu wese, tubashishwe nawe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego Claude, amakuru ni meza. Yego hano iyo twakira umuntu bwa mbere tumubaza igihe yakirijwe n'icyo yakijijwe, urugendo rwe rw'agakiza. Claude, wakiriye agakiza ryari? Agakiza nakakiriye cyane n'ubundi mbere gatoya narasengaga, ariko nyirizina hari aho umuntu asanga amaje gukomera. Agakiza nakakiriye mu 2000, niho n'ubundi n'umurimo w'Imana natangiriye kuwukora. Yego. Wakiriye agakiza mu mwaka w'2000? Nibwo wakijijwe? Nibwo nakijijwe. Ni iki wibuka wakijijwe? Gukizwa rero ubundi bigaragara yuko hari ibyo umuntu abasha kureka. Gukizwa ni ukugira ibyo umuntu akizwaho cyangwa areka. Hari ibintu rero bigaragara ko n'ubundi hanze aha ngaha hari ikintu kigendanye n'ibyaha, bigaragara ko n'ubundi kurwana, urugomo, ibyo byose ni ukuvuga ngo ishyari, ibyo byose ndahamya ko n'ubundi ibyo narangije kubikizwa, kuko umutima wanjye ntujya winjira muri ibyo byose. Yego, Imana ishimwe yaguhaye agakiza. Akenshi abantu bajya bagirirwa amahirwe, bamara gukizwa bagahabwa n'impano. Wowe impano Imana yaguhaye ni izihe? Rero nkimara gukizwa Imana yangiriye icyizere, ikomeza kugenda inyagura mu buryo bw'ijambo ry'Imana
gutambutsa ijambo ry'Imana, nkagenda nigisha, ariko biza kugera igihe noneho iza no kumpa n'impano y'ubuhanuzi. Iyo nayo bigaragara yuko njya nyikoresha, kandi Imana nkabona iri kugenda ishyigikira. None se reka ngusetsemo gakeje, utambajije icyatumye nza kukureba, hari ubwo twari tuziranye? Ntabwo twari tuziranye, ahubwo nanjye nari ndimo numva nibaza, ariko nawe ubaye umuntu wo kugira ngo unkangure mu buryo bwo kugira ngo menye icyakuzanye. Yego. Ahubwo buriya wambwira impamvu nawe waje? Yego, mva impamvu naje. Sanzwe nkorana ibiganiro n'abahanuzi, sibyo? Yego. Hari umukunzi wanjye rero usanzwe ukurikira ibiganiro nkora. Yego. So ndi kumuvuga izina, hari icyo bitwaye? Yitwa Kazimiri. Eka ngusetse, ntiturabonana. Ntabwo turabonana. Ntabwo turabonana. Yarampamagaye ati Concorde, nkurikira ibiganiro byawe, utugezaho abakozi b'Imana beza barimo amavuta, atariko mfite umuntu witwa Twibaze Jean Claude utuye Igicumbi, twarasenganye arampanurira. Muteze amatwi. Yego, twarasenganye arampanurira. Nkurikije impano imurimo rero, ati njye ntabwo njya ngira ishyari. Ati nkurikije impano imurimo, Imana ikaba yaramukoresheje nkabohoka, ikamubwira ibyanjye bigasohora. Numva umukoresheje ikiganiro, n'abandi bantu bakamuhamagara, nabo bakamuboneraho umugisha. Nta kibazo naba mfite. Nanjye ntibyo byoroshye, reka dushakisha amatike, ubundi nzava i Musanze niyizire. Niyo mpamvu wabonye nguhamagaye, ndakubwira ntitegure ku wa mbere, niba ufite umwanya njye ndi tayari nzaza twivugira Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ku wa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu turimo gukora iki kiganiro. Ni gutyo naje. Imana iragenda ikora imirimo. Yego. Umwana tambuka uve muri kamera. Yego, ni gutyo. Ahubwo wowe uwo mugabo Kazimiri uramuzi? Ndamuzi. Uramuvuze numva muzi. Yego. Ahubwo kubera ko nsengera abantu, ntago namwibukaga neza. Ntabwo no kwasengeye benshi. Ariko none se uribuka icyo wabaramuhanuriye? Yewe ko ari byinshi. Imana uko yagiye ibinkoreshamo, n'ubundi ko ariko nagiye mbimubwira. Ubwo rero ari gutanga ubuhamya rwose, ngombwa ngo ubivuge. We ni umugabo wo kubihamya, niwe waduhuje kuko wamuhanuriye bigasohora. Yego. Niyo mpamvu naje. Ahubwo ndakubaza, impano wowe yaje gute? Watangiye guhanura gute? Cyawe kugira ngo wemere ko uri umuhanuzi, ni ryari wari wahanuye ibiki byasohoye? Kuko ubuhanuzi bwemerwa uko bwagize ute? Bwasohoye. Niba wibuka icyo gihe bwa mbere. Yego. Ni ukuvuga ngo ubuhanuzi n'ubundi bwatangiye ndi kugenda n'ubundi mbonana n'abantu baza gusenga, tugasenga, Imana ikankoresha. Nkagenda rero n'ubundi mpanura iby'Imana integetse kubabwira. Ariko mfite abandi bandi, uwo nguwo Kazimiri, kubera ko n'ubundi nahuye nawe mu gihe kitari cya hafi. Hashize igihe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abandi hafi twagendaga n'ubundi dusengana, Imana ikankoresha abahanurira, ari abasore, ari abakobwa, n'ubundi ese ababuze n'urubyaro, ibintu nk'ibyo. Imana ikankoresha nkabahanurira, bikagenda bisohora. Yego. Ubuhanuzi bwa mbere wibuka wahanuye bakaza bakakubwira bati bwasohoye, ni ubuhe? Nawe ugahita uvuga uti ni ukuri burya ni Imana inkoresha. Yego, ni ubuhanuzi nibuka yuko nahanuriye umudamu rwose yari amaze nk'ukwezi afite ikibazo, abona yuko n'ubundi ibyo gutwita bigoranye, ariko aje dusenze Imana, Imana n'ubundi
irangije irankoresha yego biba birabaye rwose. Agaruka nawe ari gushima Imana avuga ati rwose bya bindi Imana yarabishohoje byagenze neza. yego n'abandi ntarondora. Imana ishimwe. nanjye twagiranye ibihe byiza. iki kiganiro tukigikora twabanje gufata umwanya wo gusenga. nasanze hari abandi bantu benshi baje kugira ngo mufatanye gusenga, yaba rero utarimo neza ntabwo baza. Ndabyumva ntabwo baza ntabwo baza kandi nanjye nabibonye rwose. Imana igukomereze amaboko. yego. akenshi se iyo urebye ubuhanuzi bwawe iyo ugereranije ubona ibyo uhanuye bisohora mu gihe kingana iki? Iyo n'ubundi fashe umwanya w'uko ndi kumwe n'abantu turi gusenga, ibibasha kugenda bisohora ntabwo birenza amezi 2 ukwezi, hagati aho ngaho. urebye ntabwo bitinda kuko bagaruka bari kuvuga ati bya bindi Imana yabigenjeje neza, yarabishohoje, tugashima Imana. ni ukuri. nta buhanuzi Imana yigeze iguha ugatinya kujya kubutanga? Ubuhanuzi Imana yampaye nkatinya kubutanga, byarabaye bitewe n'uko n'ubundi hari igihe ubanza gushaka uburyo bw'uko ubasha kumenya koko ko Imana ariyo ikomeje kukuyobora. yego. Ibyo rero iyo bibaye bikasobanuka ko ari Imana, turabutambutsa. yego. icyo gihe ucyo wabanje gutinda kubutanga bwari ubw'umuntu ukomeye. bwari ubw'umuntu ukomeye, ariko Imana nyine mu buryo bwo gusenga ibimbwiye n'ubundi ngo nzabimubwire. yego. manza gutinyaho, ariko Imana ikomeza n'ubundi kumbwira ngo nzabimubwire. yego. birangira mbimubwiye. kuko nari mpawe imbaraga. ni ukuri. nta muntu wigeze uhanura se nyuma akaza kukureba akavuga ati Korodi ibintu wamanuriye ni wowe wabyivugiye, ni Imana yabikubwiye ko ndi kubona byaratinze, bimeze bite? aho ngaho ni ukuvuga ngo uko bimeze, ni ikigaragara yuko nta muntu wari waza kumbwira ngo mbese biriya ko byatinze warabimpanuriye. ntawe. Imana igenda ikomeza kubisohoza ibisohoza, bigenza neza, tugashima Imana. Imana ishimwe pe. ntawe wahanuriye se akagupinga agendeye ku cyiciro cy'imibereho urimo, uri hasi ye wari hejuru yawe? ibyo ngibyo ntibyabura, kubera yuko nyine bitewe n'umuntu ukuntu aba abayeho no guhura n'abantu n'ubundi mu buryo butandukanye. gupinga bapinga bashingiye kubona ukuntu meze n'uko ubuzima mbayemo buri. ibyo ngibyo rwose byo ntibyabura. yego. hano hari umuntu asanzwe ankurikira aranyandikiye kumbwira ngo uzagire umuhanuzi umbarize iki kibazo. yego. bitewe ko yabinyandikiye ejo rero akaba ariho duhuye, nyemera nkikubaze. kera iyo twuzuraga umwuka wera twari dufite umuntu wagenzuraga iyo mpano ko twabaga twavangiwe cyangwa tutavangiwe. iyo wavangirwaga wuzuraga umwuka w'abadayimoni bakagusengera. navugaga ngo uzatubarize abahanuzi mukorana, bo byagendaga gute? bari bafite umuntu ugenzura iyo mpano. twe iyo twuzuraga umwuka wera twabaga dufite umuntu ugenzura iyo mpano. wowe bimeze bite? Ego. Kuba umuntu iyo yaruzuraga umwuka wera hakabaho kumenya ngo ese uyu yavangiwe ntiyavangiwe. ni ukuvuga ngo njyewe nta kindi ni ugusenga Imana. nasenga Imana ibyinyujijemo ikabisohoza. ku ruhande no ku ruhande kuvuga ngo haraboneka umenya ngo navangiwe, ibyo ngibyo iyo hariho ibigenda bisohora burya nta vangirwa riba ririmo. aho rero nkavuga nti njyewe Imana impa umurongo
mbasha kugenderaho, kandi kuko ari ibinkoresheje ibyo inyujijemo ikabisohoza, yego, bigasohora. ubwo nkwikije uko nabyumvaga ni kwa kundi impamvu uri nko mu masengesho Yego. ugasanga hari nk'umuhanuzi mukuru, reka mbyite gutyo, Yego. watanze abandi, Yego. watanze abandi mu kuba umuhanuzi, ku buryo abari kugenzura akavuga tuyu ndi kubona yavangiwe, reka mucecekeshe. Yego. Ntago icyo kintu kirambaho, yego, ntago kirambaho. ntawe waba rwose. ufite se nibura wabagenzuraga ugitangira guhanura ukiri muto, uri umuhanuzi muto utari umuhanuzi mukuru, nkaho ugeze kuri uru rwego? Yego, mu buryo bwo kugira ngo habeho kugenzura, ni ukuvuga ngo hafi aho nabaga ndi kumwe na mwarimu se ku rusengero, Yego. iki n'iki, we akagenda ambaza ati se ubyumva ute, biza gute, bikarangira n'ubundi nabona ko ari we wasaga naho yashakaga kugira ngo amenye agenzure, ariko akabona n'ubundi umurongo ndimo ni umurongo mwiza unejeje. ubwo rero nta wundi muntu, abo twagendaga n'ubundi duhura nabo, mpura nabo twagendaga duhura dusenga. yego, ariko ntabwo watubwiye itorero usengeraho. Rega biba bisaba kugenda neza, umuntu atwara ibintu neza. Yego. ubwo rero n'ubundi nsengera muri ADEPR, n'ubundi ku itorero rya Rukereza, yego, niho n'ubundi sengera. Hano n'ubundi muri Byumba, mu murenge wa Byumba, mu kagari ka Murama, yego, ni mu mudugudu n'ubundi wa Rurambi. yego, Imana iguha umugisha. Reka tuze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, nzi ko kubwiriza nabyo ubizi, ubundi twiyumvire ijambo ry'Imana. ni karibu. Yego. Reka turebe ijambo ry'Imana. Yego, riri kugufasha natwe ridufashe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riri kumfasha, riri muri Zaburi 124 uhereye ku murongo waho wa mbere, kuko twagiye tubona Imana iri kumwe natwe. Reka dusome Zaburi 124, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Yego. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka himbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. 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 Iri jambo rero ni ijambo rigenda rikomeza abantu babasha kugenda barushaho kumenya Imana, kuko Imana niyo ibasha kuturinda, Imana niyo ibasha kudukiza. Iri jambo rero iyo igiye irimpa kugira ngo nditambutse ndigeze ku bantu, aba ari uburyo bwo kugira ngo bakomeze kwibuka ko Imana iba hafi yabo, ari Imana ibarwanirira, ari Imana ibarengera. Ni Imana ifite umugambi mwiza wo gukomeza gutabara abantu bayo bakomeje rwose kuyiringira no kuyizera. Niyo mpamvu navuga ngo buri muntu wese urimo yumva n'ubundi iri jambo ry'Imana arusheho gukomeza kubona ineza y'Imana. Imana yagiye imwereka no mu bihe byashize, no mu bihe nk'ibi ngibi Imana iracyakora imirimo, iracyatabara. Yego. Kandi niho n'ubundi dukura gutabarwa, ni kuri yo.
uyiringiye akomeze ayiringire. Kuko iri jambo ni ijambo ryongeye kunyibutsa uburyo Imana yagiye itabara abantu, Imana yagiye irengera abantu bayo, ari nacyo kibayeho kugira ngo iri jambo babasha kuryumva bongere bibuke ko Imana yagiye ikora imirimo, yagiye itabara, yagiye irengera, n'uyu munsi iracyarengera abantu bakomeje kuyizera no kuyiringira. N'uyu munsi uwo ari we wese agomba kumenya ko Imana ariyo yakomeje kugenda ihaba kandi ikamurengera. Yego. Hari n'irindi nanone ririmo rimfasha, ni ijambo riri hano mu gitabo cy'Abami, yego, Abami ba kabiri, yego, ni ibice 19 n'umurongo waho wa 20, naho harimo haragenda hatuma Yesaya ahanura ibizaba ku mwami wa Ashuri azize umurengwe. Yego. Hanyuma Yesaya mwene Amose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Iri ni ryo jambo Uwiteka yamuvuzeho ngo, umukobwa w'inkumi w'i Siyoni arakuneguye, araguseka akagushinyagurira, umukobwa w'i Yerusalemu akujungurije umutwe. Yego. Ngo ninde watonganije ukamutuka, uwo wakanitse ukamureba igitsure ninde? Nuwera wa Isirayeli. Watukiye Uwiteka mu ntumwa zawe uravuga uti, nzamukanye igitero cyinshi cy'amagare yanjye y'intambara, ngeze mu mpinga z'imisozi mu mirenge yo hagati ya Lebanoni, nzatema imyerezi yaho miremire n'imiberoshi yaho myinshi cyane, kandi nzinjira mu ijuru ryaho ryo mu ishyamba hagati mu isambu yaho yera. Yego. Nafukuye amazi yandi y'amahanga ndayanywa, nzakamisha inzuzi zo muri Egiputa zose ibirenge byanjye. Ntiwumvise uko nabigenjeje kera mbigambiriye mu gihe cyashize, none ndabishohoje kugira ngo urimbure imidugudu igoswe n'inkike, uyihindure ibirundo by'amatongo. Yego. Dukomeze. Rekeraho. Amen. Rero iri jambo naryo ni ijambo riri kugaragaramo imbaraga z'Imana, ni ijambo rigaragaramo gutabara kw'Imana. Ahangaha iyo wizeye Imana, iyo usenga Imana, nubwo byaba bimeze bite, hari ibigeragezo, hari ibibazo, ibyo byose ni uko Uwiteka Imana agaragaza neza yuko abasha gutabara. Ariho iri jambo rivuga ngo kuko wayisabye kukurengera, ko wayisabye kugutabara, iragutabaye kandi irakurengeye, irabikoze. Aha Hezekiya nawe yari afite ikibazo, ariko atakambira Imana, asenga Imana. Imana irangije imugaragariza yuko ije kumutabara. Rero gutabara kw'Imana kurahari ku bantu bakomeje n'ubundi kuyizera no kuyiringira. Imana igitabara kandi ikarengera abantu bayo. Nukuri. Iri jambo naryo ni ukuvuga ngo hari ugutabarwa n'iki? N'Imana. Dushingiye aho ngaho, ni benshi yagiye itabara bikagaragara. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi wa none wumvira ijambo akwiriye gukomera kandi akwiriye gukomeza kwizera Imana. Yego. Iri ni ijambo ryari ririmo ritambuka kugira ngo buri muntu wese abashe kugenda agira uburyo aryumvamo. Yego. Gutabara ni ukw'Imana. Nukuri. Mana ishimwe. Reka tugane ku musozo w'iki kiganiro. Nge nafashijwe nkwikije igihe twamaranye dusenga, nageza aha saa 3,
ariko dutangiye ikiganiro saa 7 kubw'ibihe byiza twagiranye turi gusenga n'abandi bantu twahuriye ahangaha. Reka duhinira ahangaha ibiganiro byacu nakagaruka, nzanagaruka dukora ibindi, sibyo? Abanyarwanda bajya bavanga ugiye atagayagira ate aragaruka. Uzi icyo ugiye kunkorera? Ugiye gutanga nimero yawe ya telefone. Yego. Abakunzi banje baba bakeneye abantu bo kubasengera. Yego. Uraba yafashijwe nkuko nafashijwe. Yego. Nabazaguhamagare mufatanye gusenga. Gusengera umuntu kuri telefone, umuntu uri kure, hari icyo byagutwara? Ibyo nta kibazo, nasenga. Yego. Nakora umurimo w'Imana. Reka duhe nimero. Inimero ni 07 8 52 012 72. Yego. Wayisubiramo? Yego, reka nongere nyisubiremo. Ni 07 8 55 012 77. Yego. Iba no kuri WhatsApp? Ntabwo nari najya kuri WhatsApp. Nta telefone nini urabona? Nayo ndabona. Imana irazifite nyinshi, haba hano ruguru ibyumba mu mujyi, Musanze nazinyuzeho, kandi ijambo ryambwiye ngo isi nibiyuzuye nibyo Uwiteka, kandi nawe uri umukozi we. Ndayizeye. Ayiguhe mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu bari kure, abari hanze batashobora guhamagara batanyuze kuri WhatsApp, nabo muzajye mubona uko muvugana. Ndayigusabiye mu izina rya Yesu, Imana ibyumve. Amen. Nuko twatangiye dusenga, reka dusoreze n'isengesho. Yego, reka dusenge Imana. Rwose Mana yacu nziza, uri Imana itegura abantu batazi neza Mwami umugambi ufite ku bantu. Niyo mpamvu ujya utungura abantu ibyo babonaga ko bidashoboka, kubera ko kwizera ndetse no kugusenga Mwami bakwiringiye bigashoboka. Uyu mwanya dusenze, turimo dusoza ariko dukomeza Uwiteka gusabirana kugira ngo imbaraga zawe zikomeze kugenda ziba kuri buri umwe wese, buri wese akwizere, buri wese akwiringire, buri wese abashe guhindurwa n'ijambo ryawe. Kandi uyu mwanya Uwiteka ugirire neza buri wese ukeneye kugirirwa neza nawe, buri wese umutabare, buri wese umusubirize ibyifuzo byiwe, kuko nibyo waduhamagariye kugira ngo dukore umurimo wawe. Hereza umugisha rero rwose n'uwemeye kuza muri uyu mwanya, kuko nawe Uwiteka Imana n'umukozi wawe, kandi tuzi neza yuko uzatugororera, uzatugirira neza. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza. Amen. Amen. Amen.